Bakuzi ba Mukazi TV bahaye ikaze mwese aho muherereye hirya no hino. Iri umwanya wa 10 minutes of last. That now I double. Now is the 10 minutes of last. Kurikirana video sekeje twibaze kuri Bruce Melody itaye wacu gitangaza. Mwese mwakunze mukunda muzi uburyo ki akunda kuganira neza ndetse asikatera gatebe maze twibanire. Iyi ni Mukazi TV. Niba turakora subscribe yikore. This is time to be with you always. Make subscribe, like, share ndetse na comment ubundi twibanire 5 kwa 5 igihe cyose. Yeah, let's go. None hari n'abantu bitwaza ibyo bintu bakavuga ngo ndashaka gukora ikintu utagikora ndakuraburiza. Ibyo rero narabirenze kera cyane. No yaba koze cyane akakoka amafaranga. Mitanseka. Babipfuye byo. Mitanseka nkamubwira nishogoshera. Kubera ko abantu benshi barabyitwaza. Ushobora kugirana ikibazo n'umuntu, ikibazo gisanzwe, societe yose. Reka tuvuge urugero, ugiyemo nk'umuntu ideni. Kumwishyura birakugoye. Yego. Agahita avuga ati ngiye mu itangaza makuru. Ibyo ni ibintu tunywa rwose tukihagarika bikarangira. Yesuwe. None se reka kubaze. Niba ikibazo tugiranye hari inzego zisanzwe zishobora kugikemura. Yego. Iyo utangiye kumpamagara ukambwira ngo ugiye muri media buriya uba uri kuntama akantu kameze nk'agatera bwoba. Kandi iyo media n'ubundi ntizayaguha. Wowe ikintu ugiye gukora ni ukwangiza image yanjye. Ariko icyo nkundira imbuga nkoranyambaga twese dufite aho tugaragariza ibitekerezo byacu. Yego. Wagira ibyago nkakurusha kubigaragaza neza. Ntayo nabanyiguhaye. Umuntu agapfukirana. Ntayo nabanyiguhaye warantayemo. Ese kuki wafaronze umugore wanjye? Noneho binasobanura. Ibintu birakomeye. Kuki ufata umwanzuro wo guforonga umugore wanjye? Si umunyamakuru. Wese umugore wawe kuki yahizemo kujya ku mbuga nkoranyambaga? Ahubwo se wawe kuki atari? Byose birakureba. Gitangiye kurakara. Winzanira akazigo muri aperi. Karabisimye ntawe uhari. Nta muntu n'umwe kubana nawe byoroshye man. Ungiye umuntu wanyorera kubana nawe wenyine n'iki. Ko umuntu ntago mwumva ibintu kimwe. Bimwe byumva gutya wakabyumva gutya. Urugo ngiye mbara ari nk'Imana irushyigikira ukabaho. Banza wumve nyine. Turi kwivugira ku byago wagize n'imiziki nakoze. Umva ikibazo uzanye. Ubu nimvuga baravuga ngo uri kuvuga umuntu utajya gusubiza kubundi nge hari ikibazo namubajije. Arinda nsubiza nge ndabaza. Gisa buriya inshuro nyinshi kubera ko hari ibyo duhuriyeho. No puja rundaragengera ngo wabyumvishe hangane. Twikomereze. Nuko tumushaka wiki ko. Nagenda. Simuze ko tumujyanye. Abo watihorera byabyo. Ariko nagenda. Azabona undi none suri yawe yarazi ko nzamuvumbura. Ivumburiye umuntu ukahita umusinyisha. Yajya kunkorera indirimbo ngo hehehe. Uri mu bantu rero ushobora umuvugizi wa Ribo yagarutseho. Thierry Murangira. Ibintu koze baratwishe birarangiye. Kuko ntayemo. Na polisi yarampamagaye. Ntabwo ugeze usebaho. Mu buzima twakora mfite na certificate y'urubuga. Narasebye ku buryo reka nce abantu intege. Umuntu wumva ari kunsebye. Ni ukuri n'ushaka uzabireke kuko sinaseba ntabwo bishoboka. Nta gisebo ntasebye wakwadukana. Nuko ntabibasubiramo naba nisebeje. Ariko nararaburije cyane. Gukurira inzozi ni amahirwe. Ntabwo twese tugira chance zo gukorera inzozi. Ukora n'igihe ukurira ahantu ntutabasha kurota. Ntabwo biba bisobanuye ko uri umuswa ahubwo nyine ni ubuzima bwa bukwerekeje. Ubwo rero abantu mwese hari inzozi mwagize mukanazikurana mumenye ko mwakuriye ahantu hazima. Hari abantu bakuriye ahantu badashobora kugira inzozi. Nta mwanzi uhoraho. Umunsi umwe umuntu arakwanga uwo yakurutishaga bashwana akagukunda atabishaka. Njyewe nta muntu n'umwe mbaho mpanganya nawe. Sibyo? Joe yaravuze ngo ibyishimo nta ngufu guseka. Nta ngufu bigusaba, nta n'amafaranga bigusaba. Kuki udaseka?
umunsi rero muri 2012 mbura mama haje abantu benshi mu rugo mu bantu baje harimo na Kamishi uramuzi yego niho ruzingiye yego bagaba Adolphe niba mbamenya amatwi mu nihangane ni ko aririmba umva rero bagaba ibintu yambwiye nari byarandakaje akibivuga ariko uko iminsi yagiye ishira nabonye ari umuntu w'umugabo urumva we yari abimaze iminsi ibintu byo kubaho ari nyakamwe yego yarambwiye ati rero ubu uko uzajya utekereza amagambo hashize imyaka 12 ariko ndacyayibuka neza uko akurikiranye nano yikije urahibuka ndahitsa ati uko uzajya ubyuka uzajya wibuka ko uri imfubyi kuba imfubyi ibimenyerwa ariko inshuro nyinshi bituma umuntu avamo umugabo kubera ko noneho nta muntu udipendingaho nta nubwo uvuga ngo nintakora ibi yarandeba nabi uya ugomba kubyikorera kuko ukwiye kubikora abaga barambwira ati rero komera ubu nibwo tugiye kumenya koko niba uri umuntu w'umugabo impamvu ndi kubikubwira nawe nuko none nanjye nibyo ko nsubiriramo nukugira ngo ntuheranwe n'agahinda kanyumvira sha ejo nabonye abantu bari kuvuga bati rene rwose byamunaniye ndaguhamagara nka saa 7 za nijoro nivire mu studio ndabwira reka tuzakora akaganiro uve mu bintu byo kuryama ngo ukomeze wumve uheranwe n'intimba nyuma y'ibyago nyuma y'ibibazo byose ubuzima burakomeza kandi umubyeyi buriya kubera ko yaranakijijwe wari ahantu heza ubanza ariyo mpamvu yafashemo igihe ariko nanone njyewe umugore wanjye ndamukunda ndanamwubaha cyane ndetse na famiye ndayukunda ndanayubaha cyane abantu bose barabizi ibisigaye rero byose no gutanga umugabo shano kubaha ibiceri byacu mukaryaho mwarangiza mukabyuka muvuga no gushimisha hase ngo bokwe ngo butari mijyo kunywa gihagije nuko nge sinanahaze ngo nago byari ku rwego bwa Melody ngo shango burabukwe ngo ntibwari ku rwego wamara kubukora bagatabo ngo umugore aramukubita ukifasha abahanzi wigeze urota uri umuhanzi nyifasha abahanzi nigeze ndota kuba umuhanzi cyangwa wumvaga nyine kariyeri izakomeza kuba mu kubafasha rero hari umuyede ubona ataba umufundi kuva watangira umuziki hari igihe cyageze ukumva wawureka nkakora iki urumva ubwo bitewe na challenge kandi bavuze ati ibintu abambiretse nzi gukora ibintu bike cyane ku buryo numva ikintu nzi neza ari umuziki nta choice rero mfite ubwo niba n'abantu bajya babona nabireka sha mwihebe kabisa ko nta kundi hagati aho Bruce wabayeho n'umuproducer mbona birakomenda bireka ngo kumbe Melody afite umugore mubi narabimenyereye urumva ukuntu byagenze gerere nahereye kera bandasaho bigera igihe nanjye nguruta ubunda uwo nshoboye guhamya nanjye nkamukubita abandi bakandasubuna maze no kubikinya barakubita sinshone neza kereka ko dukubitanye ubwo nanjye mpindukiye nkahita nkwahuranya ariko ubundi byabaze kuba bimwe mu bigize ubuzima busanzwe reka mbacure umugani w'ikinyarwanda nkunda kwikorera utuntu nyine nkaba nafashe risike yanjye nkavuga nti nimushake mu nyice nimuzabona rero umuntu amiragura ibibuto by'avoka muzamenye ko yiringiye wanyuma he urumva hari ukuntu ubundi umuntu ntago yamira ikibuto nibaze ko ninka igihe Kenya kugira ngo murakoze byumvikanye byumvikanye ibazo kimize bunguri noneho ubwo wizeye aho kiri buce cyo umuntu nagifagira pe mbabajwe no gusanga Melody utekereza umuntu wo mutagira igifu kibasha gusya ibintu yambize oya hari ibintu buriya
igifu kitasya. Iyo mvugo se ntabizi ngo ibyo si igifu kirabisya. Hari ibintu igifu kidasya. n'amagambo abirimo buriya Buri igifu mu gitandukanye n'icyuma gisya. gisya ibifatika Iwacu i Kanombe habaga icyuma gisya cyo kwa Muzindutsi. Bajyaga bantuma gushesha nk'udusaka. Agenda Muzindutsi rwose n'uburo. Agahita busya agahita gukubitira mu kantu kahawe kagafuka ugataha. Abantu bakora ku cyuma gisya sintekereza ko barya ubugari. wera Bahura nabwo ubuzima bwabo bwose. urabahumeka uyu bamwita Bruce Melody ndakwanga nawe nushaka unyange ibyejo nushake na ufata ibiganza byawe bizamure wateye indashuti byose biranga ndakwanga nawe nushaka unyange ibyejo la samoya kujya mu rugo ni samoya njyewe nawe ni samoya kujya mu rugo ni samoya ye samoya kujya mu rugo ni samoya njyewe nawe ni samoya kujya mu rugo ni samoya ubwo ugize mu rugo saa 9 z'ijoro ntabwo warutahamo samoya kujya mu rugo ni samoya njyewe nawe ni samoya. Bruce Melody ni umwe mu materankunga dufite muri kino gihe. Melody ndamukunda cyane. Hayiwe kamanze ni nanone. Hayiwe data we ko numva misananirwa. Hayiwe Melody rero ni umwe mu bantu nyine dufite babahanzi bagerageje gukora, bagerageje kwiteza imbere, bagerageje kumva ko nyine bakwiye kugira indangagaciro. Bana Melody yarankomye bro mano mwijuru. Yese nyavuga umuntu agiye ariko Melody ahari hose ndagusuje kabisa. Ikintu cya mbere muziho no muhanzi wiyubaha. Icya kabiri muziho nago ajya nukuvuga ngo nyine no aririmba indirimbo upfa kuba iri mu njyana ya R&B hose aragukoma. Icya gatatu muziho ni umwe mu bantu bagerageza kuba yagufasha cyangwa se kuba yafasha. Agira urukundo mana yewe Melody yewe mana we ni arenze kuba ari umuhanzi arenze isibyo nibyo arenze. Hari ukuntu rota ukarota ibintu bitabaho ariko ngiye narose ibintu ndeba live ni ukuvuga ngo wagiye nk'iyaba Melody ukajyayo igihe ufasha gushidoka cyaturitse akunda abantu cyane. Uvara kubwa aratumiza imyaka agatumiza agakora command uri wa muntu udakontorora bakujyana kwa muganga ariko kumva ngo umuntu yishwe n'ibiryo nakazahoraho. Ni ukuvuga ngo Melody rero ariyubaha nyine umutima afite azawugumane kandi mana we naremeye. Urabise ko Melody ari umuntu wenyine mu Rwanda wagiye muri Coke Studio muri Kenya. Urabise ko Melody ari umuntu wenyine mu Rwanda wagiye muri Good Morning America. Urabise ko Bruce Melody ari umuhanzi wenyine mu Rwanda wagiye muri Glitch Africa muri Nigeria. Urabise ko Bruce Melody mu Rwanda ari umuhanzi ufite indirimbo nyinshi n'abahanzi bo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ko avuze zakura bahagaze izo ndi kuvuga afite amakuru abona ubundi kizakubwira ko umuhanzi arimo arazamuka cyangwa se yageze aho agomba kugera. Abafite za club none agayikorana na club na bantu bari hejuru. Reba kugira ngo atinyuka ko ndimo na Shaggy bro irangi mbona arayumvishe ndayamanika ndavandise ubu bahuye bati ngiye nkunda imirimo kubera ko nigeze kubikubwira inzara yaranyishe ntago nzongera gutuma inzara yongera kunywa. Umugore wanjye yarambwiye ngo azambabire kabaza Bruce Melody akazatubwiza neza ukuri kuntu inzara yamwishe nabwira ntibyihorere tuzabivuga kera karafashe. Inzara yaranyishe mwabantu mwe buri yanze ukuntu umwana ajya nko ku ishuri asize yogeje ibyombo yagaruka agasanga biracyamanitse byumye. Ntago ari byo. Noneho nakwirirwa ubazo tese byagenze. Noneho nta muntu uri kutureba ushonje ndishuwa kuko ntago abushonje ngo ugure megabyte. Urumva inzara iraryana mwabantu. Inzara iraryana. Nakoze accident narakomeretse. Naciye mu bintu byinshi narababajwe ku mutima rwose. Nashatse hiti kuririmba byarangoye no kumenyekana ariko nta kintu na kimwe cyampahamuye nk'inzara. Hari akantu Bruce Melody yashubije na
mubana n'uwo mugenda atuko rero niko nari meze nafata ku mavuta The Ben Grand Frère nkuko nabibabwiye n'umuhanzi nubaha niba azajya bamubwira ajye yizera nk'umuntu ariko kuba uvuze uti The Ben ni Grand Frère ukongera utakoze ibintu by'ubwana gute wita Grand Frère wawe umwana umva impamvu mbivuze nubwo ntabivuze uko bivuze yego ni ukuvuga ngo njyewe uje ukambwira ngo runaka aranyanga yego nakubwira nti wowe ubimbwiye ubifitemo nyungu ki ko mbimenye yego niwo kusanga umuntu umugore we yamuciye inyuma ukajya kubimubwira abo nibo babi abo nibo bana babi niba azajya babimubwira ajya birenga yikomereza gahunda ze nta kintu na kimwe rwose mwifuriza kibi yego n'abafana be babimenye n'abafana banjye babimenye niba numvise bavuga ibya bato bazamuzane mu bakubitiraga ko nikunda nitahira reka njye kuririmba My G uretse gato tukira aho ngaho nigeze kuva i Kanombe kandi aho wari icyamamare nari inzwi mfite yoko yowe na za cikicika uno za turaberanye noneho narakoze na collabo zi Bugande njya kuri super noneho ubwo tuba turaje na motari tugeze urabona ugiye kwinjira kwafata ku mavuta quartier yawe yitwa mu Gitega hari ntuza hari hotel yari yitwaga Sky imbere yayo urabona utaregeraho uvuye mu gakiriro ka hepfo urabona ko hari icyapa ndakibona kabisa umumotari akavura kari nka kwakunda akavura kare kaguye hari hasi ewana moto ngo tugeze kuri cyapa neza akavura kari kugwa ndi icyamamare abanyeshuri bagamye mu cyapa kabimi motari mba ndabonye ntumusa yaranje tuva ahantu ati vaho nyine nyicurike mvaho ariko abantu bari mu cyapa bagatangira bamwe ariko se uriya yaje kugama ubwo ni nambaye casque bataramenya ariko ariko nk'uyu yaje urayagirirwa iki noneho sinzi umwana umwe mu banyeshuri warabutswe yajyanye ariko na Melody nararaburije urumva none uwo muswa w'umumotari arayicurika byanga kwaka yajyanye urumva iwana kubita umugeri biranga amaze kwicurika arambwira ati sha uratega indi nta nubwo namwishyuye nacunze ni moto yarije namuhagarika navuga ni wowe ndayaguha tugende nkuraha kubera ko mu bintu bya mbere buriya ducuruza harimo kuba tutari ahantu hose kuko appearance ni ikintu gikomeye ku muhanzi biri mu bintu bikomeye umuhanzi acuruza cyane iyo abantu bakubona kenshi bagufata nk'umuntu usanzwe cyane iyo bakubona gake cyane ko tugirana byinshi byo gukora nta n'umwanya dufite wo kugaragara ariko wenda iyo bibaye ngombwa kugaragara biba birabuye yego ubwo rako kanone ngafite mu mutwe ni isomo nari narahawe n'umuntu mvuga ni ntago mwambona ewana ntimwambona ni ikizira shaha kagarira indi moto ngumana na casque ya wundi agenda nje yaje sakansanga kuri super level nyuma casque yanyu nanyishyure nubona casque wanze kuyikuramo ntago bari kumbona reka nuko ndari meze noneho nari mfite agasatsi kagapenke nari nashyizemo akantu kagaproduct yo nambaraga casque karyamagaho ariko nagendanaga gasoko uribuka basifotorana kamisha gasoko kari agasoko za kamaro kako nako gukuramo casque ugahita wongera ukegura batubwiye ko ari umuhanga Melody akapinze ishuri gute birabyo byajemo ibibazo ko ari umuhanga yahajemo ibibazo by'ubuzima ariko wishyurwa na kompasi yarakwishyuriraga ariko ntiyangaburiraga ezo wakiga ushoje urumva haje kuzamo ibibazo by'ubuzima ari ibintu byinshi ntashaka kwinjiramo ariko haje ikibazo nyine ndabibona nyine ku ishuri ridashoboka ufite umushinga ukwishyurira ufite umushinga unyishyurira ntari n'umuswa erega buriya hahise hari habishye n'inzara mbabwira ngo inzara yaranyishe ntimukajye mvugira ngo mba nkabya inzara yarandiye ngiye buranze ukuntu inzara iryana ikakurya kabisa kuko inzara buri igikurya yagera igihe nayo ikarambirwa ikabyihorera ikabiretse ikabitisha umushenzi ni igiti aho nahereye nta ntamo nizere ko ihuye n'umuntu ufite inzara utamwirengagiza ntago mwirengagiza ariko nyine turi mu myaka miba abantu bamenye ubwenge ku buryo bashobora kuvuga bati uyu muntu kubera ko nawe yigeze kugira inzara namukuramo make ariko ngira abantu munyanganire ngira abantu duhuzwa n'ikibazo cy'inzara kandi tubanye igihe kinini